ibara ry'imodoka ugomba guhitamo mu gihe ugiye kugura imodoka. Mu isi y'ibijyanye n'amamodoka, uko ibara runaka rikundwa ku isoko bigira ingaruka ku nganda zikora amamodoka, bityo zigakora amabara abantu bakunda. Hari amabara abiri ushobora kuvuga yuko ayoboye ayandi, ni ukuvuga ngo silver na grey. Kuko aya mabara usibye no kuba akoreshwa ku bikoresho byinshi bya elegitoronike nka mudasobwa, ndetse ni amabara akundwa cyane ku bijyanye n'imodoka. Silver ntabwo ari ibara ryiza mu gihe ugiye kugura ikamyo, minibus cyangwa imodoka y'ijipe. Ni ibara ryiza ku mamodoka matoya y'amavatiri. Bityo niba ushaka kugura ivatiri, uramutse uguze imodoka ifite ibara rya silver, waba ufashe umwanzuro mwiza. Reka tuvuge noneho ku ibara ry'umukara. Ni ibara rikunzwe cyane ku mamodoka y'amajipe hano mu Rwanda. Aha ntabwo ushaka kuvuga yuko andi mabara nayo adakundwa, ariko umenye yuko imodoka z'amajipe mu Rwanda abantu benshi bikundira umukara. Niba uzi imodoka z'abantu bakomeye, uzi urugero nka TXL cyangwa VWT, inyinshi uzasanga ari umukara. Ikindi, uzarebe imodoka zikoreshwa cyane mu bukwe, uzasanga inyinshi ari umukara. Gusa niba uteganya kugura minibus, ibara ryakubera ryiza ni ibara ry'umweru. Reka noneho tuvuge ku ibara ry'umutuku. Ibara ry'umutuku ni ibara rikundwa cyane n'abakobwa n'abadamu. Gusa imodoka zifite bene iri bara akenshi iyo ziri kugurishwa ku isoko ntabwo zihuta, kuko iryo bara abantu benshi ntabwo barikunda. Mu gusoza, ibara rishobora kugira uruhare mu gutuma imodoka igurwa vuba, cyangwa ndetse bishobora kugira ingaruka ku giciro. Urugero, niba Toyota TXL zimeze kimwe ariko imwe akaba ari umweru indi ari umukara, ni ukuvuga ngo TXL y'umweru izagira igiciro kiri hejuru ugereranyije na TXL ifite ibara ry'umweru. Nubwo abantu ku bijyanye n'amabara bakunda mu buryo butandukanye, ariko hano uzirikane yuko iyo uguze imodoka uba utazayitunga iteka n'iteka, ahubwo igihe runaka kiragera ukayisubiza ku isoko. Bityo iyo uyizanye ku isoko, ibara rishobora gutuma uhomba amafaranga runaka, cyangwa bigatuma uyabona mu mafaranga. Mwari kumwe na Emile, wakoze kudusura kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Niba ari bwo bwa mbere uyisuye, kanda subscribe, kanda ku nzogera, duhe comment. Wakoze cyane, bye.